bahunga bagenda bahunga icyaha, barabashukashuka ngo bakabizeza umudendezo, kandi nabo ubwabo ari imbata z'ibibazo, kuko icyanesheje umuntu kiba cyanamuhinduye imbata. Barizeza abantu amahoro batagira, bakizeza abantu ijuru batagira, bakizeza abantu umugisha kandi baravumwe. Bigisha muvuga amagambo y'amahimbano, ndabatangariza ko mufite ishyano. Ubwo bwenge buva he? Ko ari ubwenge bw'inyamaswa abantu bumwe Yakobo yavuze. Birababaje gusa, birababaje. Ngaya matsinda y'abantu bateje Imana, bateje abantu kwanga Imana no kwitakariza icyizere. Hari itsinda twasomye muri Petero mu rwandiko rwa 2 ryitwa abigisha b'ibinyoma. Abigisha b'ibinyoma bigisha ibintu by'ibinyoma, ibintu bapfundikanije, ibintu utamenya aho babikuye. Uratumira umuntu ngo azabwiriza abakirisitu, yagera imbere ati ndumva umwuka njeho, muzana igiseke. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Bahanzi, baririmbyi, namwe makorari mwifuza gukoresha indirimbo zanyu muri studio, ni mugane Siribi Studio tubakorere neza audio na video. Wifuza gukora live recording cyangwa se mi live, tugane tubigufashemo. Wowe ufite ubukwe ukaba ukeneye abagufatira amashusho n'amafoto yabyo neza, ntugire impungenge, gana Siribi Studio. Ibiciro byacu ntabwo bikanganye. Dukora mu mujyi wa Musanze ndetse no mu mujyi wa Gisoro muri Uganda. Akarusho kandi ku baririmbyi ushaka gukora indirimbo 3 wongezwa iya 4 ku buntu. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara 0788 97 81 Siribi Studio ni igisubizo cyawe. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro n'imigisha bitangwa n'Imana. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kugira umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Alfredi. Uraho neza mukozi w'Imana? Ndaho kuko Imana yemeye kumbaho. Ntabwo ari abantu. Ntabwo ari abantu. Hari n'abantu nabo babigizemo uruhare. Uyu muntu ni mubi. Kina n'umuntu wishe Yesu kandi yaraje kubakiza. Abantu ni babi. Ubuse umunsi ejo nta wagutekeye agafiriti ko kuvugishije ukuri. Mu biryo toto waramukanye. Ntago ari umuntu waraye kwita. Unyitaho n'umugore wanjye. None si umuntu. Twabaye umwe. Mwabaye umwe. Kandi nawe ntabwo namwizera cyane kuko ntabwo biri binyemerera. Binyemerera kumwizera cyane. Mbabarire cyane tutamusitaza muri aya masaha. Ntabwo tumusitaza, nawe arabizi ko nta Bibiliya bivuga n'umugore mufumbatana ukamwiringira. Wo kwiringirwa n'umwe gusa n'Imana. Urakoze cyane. Reka rero noneho tukwakire usuhuza abakunzi bacu. Amahoro y'Imana nabane namwe inshuti zacu, tubana umunsi ku munsi mu biganiro bitandukanye by'ijambo ry'Imana. Nta kindi kitugenza n'ubutumwa bwiza. Turagenzwa n'ubutumwa bwiza kubabwemera n'ababushaka, kubatabwemera bo nta kindi twenda kubaha. Twe dutanga icyo dufite, ndi dutanga icyo tudafite. Icyo umuntu afite nicyo atanga. Turabasuhuje rero nimugira amahoro. Umwami Imana nabishimire. Amen. Reka tugusabega kandi tangize isengesho nkuko bisanzwe, nurangiza utugezeho icy'Imana yagutumye uyu munsi. Dusenga Imana. Imana nziza, Imana ibeshaho abantu bose, Imana dukunda, Imana ikiranuka muri byose, Imana idahinduka nkuko abantu bahinduka, ivuga ijambo ikarishorera ikaririnda kugeza risohoye. Turagushimiye. Ni wowe utwemereye, ni wowe uduhaye uyu mwanya ngo tuvuge.
tuvuga ibyawe, ndagusabye ngo ubane natwe, ba mu ruhande rwacu, dushyigikire kandi uwite ku mitima y'abumva ubutumwa bwiza, ugera aho bubakura, bugire n'ahandi bubageza, maze imbabazi zo zikomeze zitugaragareho twese, mu izina rya Kristo Yesu, amen. karibu. Inshuti zacu, nk'uko tubibabwiye, turagenzwa n'ubutumwa bwiza. Reka dusome ijambo ry'Imana ubundi tuganire, twumve icyo Imana ivugana natwe. Turasoma ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero. Rwandiko rwa kabiri rwa Petero ni igice cya kabiri. Dusome duhereye kuri uyu murongo waho wa mbere tugere kuri 3. Haragira hati: ariko nk'uko hariho abahanuzi b'ibinyoma badutse mu bwoko bw'Abisiraheli, niko no muri mwe hazabaho abigisha b'ibinyoma, bazazana rwihereranwa inyigisho zirema ibice, zitera kurimbuka, ndetse bazihakana na shebuja wabacunguye, bizanire kurimbuka gutebutse. Ingeso zabo z'isoni nke benshi bazazikurikiza, batukisha inzira y'ukuri, kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe, bababwiye amagambo y'amahimbano. Ariko iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda, no kurimbuka kwabo ntiguhunikira. Navuga nti nimwakire ijambo ry'Imana kuko si iryanjye. Ngibi byanditswe tugiye kwifashisha nk'uko tubibabwira. Dushobora kuza kugenda tuvuga n'ibindi cyangwa tubona n'ibindi uko tugenda twigira imbere, ariko nimureke bino bitubere fondasiyo, aba ari byo twifashisha tuganira. Dusomye ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya kabiri. Kiriya gice Petero yagarutse ku ntumwa z'ibinyoma. Intumwa z'ibinyoma. Atanga urugero, aravuga ngo nk'uko higeze habaho abahanuzi b'ibinyoma mu bwoko bw'Abisiraheli. Erega ntimugire ngo ubu nibwo dutewe. Ibitero byamwe bibaho kera, uretse ko bigenda bigira imbaraga kubera ubuhanuzi bugenda busohora, ariko byamwe bibaho. Aravuga ngo nk'uko higeze habaho abahanuzi b'ibinyoma mu Bayisiraheli, niko n'ubundi hazabaho abigisha b'ibinyoma buzuwemo n'uburyarya, kandi ubwo buryarya bwabo bukazagira abantu benshi babujya inyuma. Avuga amagambo akomeye, aravuga ngo mu bintu bazakoresha harimo no kuzajya babwira abantu amagambo y'amahimbano. Aka kantu mukumve mugashyiraho akadomo. Bazajya babwira abantu amagambo y'amahimbano kugira ngo bashake mu indamu. Ubutumwa rero Imana iduhaye kubabwira muri kano kanya bukubiye mu ijambo rimwe rivuga ngo bateye benshi kwanga Imana no kuyitakariza icyizere. Nako kantu ngira ngo tuganireho. Bateye benshi kwanga Imana no kuyitakariza icyizere. Abo ni bande? Nibo nshaka kugarukaho. Abo bantu bateye abantu kwanga Imana, bagatera abantu gutakariza Imana icyizere, kugera ku rwego benshi bahisemo kuyibabarira ko itagishoboye. Ni bande? Mu ngendo dukora muri gahunda zo gusenga Imana, ahantu henshi tugera, haba mu butayu, haba mu misozi, ndavuga kubumva ururimi mvuga, kuko ibintu byose tuvuga byumvwa n'abantu babasha kubyumva. Byo tuvuze gusenga byumvwa n'abumva urwo rurimi rwo gusenga. Iyo tuvuze ubutayu, ababyumva nyine n'ababyumva, ntababyumva. Ntabwo abantu bose ibintu babyumva. Ushobora kuvuga ubutayu umuntu akumva ni mu gicuku. Twavuga umusozi ati aho ni mu gicuku, ibyo simbyumva. Ku bantu bumva ururimi ndi kuvuga, mu bantu duhurira mu misozi mu butayu, usangamo n'abantu bari kwatura icyaha cyo kuvuga ngo Imana imbabarire kugushwa n'amasezerano. Iki cyaha muzacyumva bakihana mu byumba by'amasengesho, mu butayu aho bateraniye, Imana imbabarire
kugushwa n'amasezerano. Imana imbabarire kwibaza ku mvugo yayo musukuri nshuti zanjye mujye mureka tuganire. Amasezerano yakugushije n'ay'Imana, imvugo yakugusha wibajije ni iy'Imana cyangwa ni ya bene wanyu? Isezerano ry'Imana ryakugushije ute? Imvugo y'Imana yagucumuje ni iyihe? Harageze abantu mufate za agenda mwanditsemo, muzifate mwibaze muti ibi bintu nanditse muri iyi agenda, bimwe nabihanuriwe na Misago, ibindi bihanurirwa na Serunaka na Nyirarunaka, ko mbona bikomeje kunshumuza, ni Imana yavuganye nanjye cyangwa si? Kuko ntabwo imvugo y'Imana ari imvugo yo kwibazwaho, kuko Imana yavuze niyo yatinda ikuremamo ibyiringiro by'uko izaza, yatinda ariko ikuremamo ibyiringiro. Niko yabwiye umuhanuzi witwa Yeremiya mu gice cya 29:11. Irambwira uterega njyewe ndi Imana, hari ibyo nibwira pe nzagirira abantu, birahari, ariko nzabaremamo umutima w'ibyo bazabona, nzabaremamo umutima, zigaragaza mu gacu icyizere cy'uko imvura iri bugwe. Eliya kigira avuga uko byagenda kose, ubwo mbonye aka gacu n'imvura izagwa. Ndashaka kubereka ko imvugo y'Imana niyo haba harimo gahunda yo gutinda, habamo na gahunda yo kuremamwa abantu ibyiringiro ko itinze ariko izakora. Ingorane rero ni ibiniti bicupuri duhangikwa n'abantu muri iriya kode tubonye tugiye kugarukaho yitwa bazababwira amagambo y'amahimbano. Amahimbano ni ibintu umuntu ahimbye. Ubuhanuzi busigaye bwarabaye nk'indirimbo nizo twita ngo ni ibihimbano, kuko habamo n'impano y'ubuhimbyi yo guhimba ibamo, yo guhimba. Ariko sindumva ahantu Bibiliya igaragaza ibihimbano ko hazaboneka n'ibihimbano bivuye ku Mana by'ubuhanuzi. N'ubuhanuzi bwabaye ibihimbano, bibabaje n'ibiteye agahinda. Tuzaririmba indirimbo z'ibihimbano n'ibisingizo, duhanura n'ubuhanuzi bw'ibihimbano, twigisha inyigisho z'ibihimbano. Amaherezo azaba yahe? Bazajya babwira abantu amagambo y'amahimbano ngo babashakemo indamu, bireherezeho abantu, bikururira abantu inyuma. Ushaka kugwiza umubare mwinshi w'abantu ntabwo ashaka kuwugwiza babwiye ukuri, arashaka kuwugwiza yimbye ibintu. Ku bantu twabanye mu kiganiro duherutse kuganira, ku kiganiro ku bataracyumvise mu kisacinge ku Imana Irahari TV kiriho, ni ikiganiro kivuga ngo Imana cyangwa iyobokamana ry'uyu munsi, Imana ihisemo kuriha kunywera ku gikombe cy'ubuyobe kuko aricyo bashatse kandi bahisemo. Twagaragaje ko akenshi inyota, igipimo cy'inyota umuntu afite niyo bamuhera amazi cyangwa icyo kunywa, cyangwa nicyo ashakira icyo kunywa. Iyo umuntu ari gushaka amata ntagura amazi, agura amata kuko ariyo ari gushaka, afite inyota y'amata. Iyo umuntu ashaka amazi ntajya agura amata,
aremera akishyura amazi nubwo amata muri iyo alimantasiyo yaguzemo amazi irimo amata. Kuki ataguza amata? Arashaka amazi. Iyo ufite inyota ya ji niyo ugura, kandi hari ibindi binyobwa birimo, ariko uguze ji kuko niyo ufite inyota. Icyo abantu bafite inyota nicyo bazahererwa amazi. Niba ufite inyota ukuri, Imana izaguhuza n'abanyakuri barahari. Iracyafite ibihumbi bitarapfukamira Bali. Inyota ufite niyo uzahererwa amazi. Niba ufite inyota y'ikinyoma izaguhuza n'abakubeshya kuko barahari. Mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2:20, ntabwo mu nzu y'inyumba Imana yibitseho udukoresho twiza gusa. Ifite n'utubi, ifite n'udukoresho tubi natwihibiraka. Ihibiraka. Bariya barashaka kubeshywa babeshye. Nicyo wowe ushoboye. Bariya barashaka umuntu ubashuka, bugenda ubashuke. Imana idufashe. Turi ku ijambo rivuga ngo bateye benshi kwanga Imana no kwitakariza icyizere. Ndi busoze mbereka ingaruka zizabasohoraho, kuko batumye abantu banga Imana bakanayitakariza icyizere. Abantu benshi batangiye bafite Imana icyizere. Umuntu akaza mu rusengero afite Imana icyizere. Umuntu akaza kubatizwa afite Imana icyizere. Umuntu akaza gukizwa afite Imana icyizere. Aho kumubwiza ukuri kuri urugendo, aho kumubwiza ukuri kw'iyi nzira, bamubeshya inzira, barayimubeshya, bamubwira ibidahari, bamwizeza ibyo atazabona, bamwizeza ibyo atazageraho. Abitegereje abibuze, ubu uyu munsi ari mu rubanza n'Imana. Mana warambeshya, sinari nzi kubeshya. Mana washyizeho igipindi, sinari nzi gutera igipindi. Mana warampemukiye. Mana muzanye urubanza ku Mana, mwarujyanye kubo mwavuganye nabo. Muzanye urubanza ku Mana. Hari hageze ngo muhamagare itsinda ry'abababeshye mubicaze. No mu kiganiro cy'ubushize narabivuze. Cyane naba ngombwa mukabicaza mufite ibishari, mufite ibiti, mufite inkoni, mukababwira muti kuki mwatubeshye? Mwatubeshye iki? Kuki wanteranije n'Imana umbwira ibindi itigeze ikubwira? Unyizeza ibintu mutavuganye, isani zikaba zinkoze, ukaba utumwe ngira n'Imana urubanza nyirenganya, kandi Imana ari nyakuri. Ku bantu bakurikiranye amateka ya Isiraheli bava mu Egiputa, hari amasezerano Imana yabahaye. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yosuwa harimo ijambo rivuga ngo nta kintu na kimwe cyiza Imana yasezeranije Abisiraheli na kimwe itasohoje. None mubona ni twebwe Imana yaje gukiniraho agapira ko kujya idusezeranya ibyo itazakora, ngo itubwire inzira itazaduha, ikubwira iterambere utazagira. Hari nabo najyaga numva mu butasi bwinshi ngo nyine ngo Imana ngo ishaka kutazagenda ngo igufatisha amasezerano y'iki itazasohozwa. Ibara riragwira n'ukuri akanakumiro. Imana mu bumana bwayo n'ubuhangange ifite irazirikisha misago ikinyoma, ngo kugira utazamvaho misago ngiye kureba akantu nakubwira ariko ntazagakora, ngo byibuze agatumura buha. Iyo sinayisenga
iyo ntabwo nayisenga, sinayikurikira. Imana inzirikisha ikinyoma sinayijya inyuma. Imana ni nyakuri. Mu magambo Kristo yatangarije umusamariyakazi bahuriye ku iriba muri Yohana ubutumwa bwiza mu gice cya 4, yaramubwiye turabizi madamu, urabizi neza ibyo mumaze mu igihe ngo tugira ngo Imana ngo yacu ngo iba hariya ngo tuyisengera hariya. Ibintu byarahindutse. Imana ni umwuka, abayisenga bakwiriye kuyisenga bayisengeye mu kuri. Imana ni nyakuri, kuva mu itangira ni nyakuri, kugera mu iherezo ni nyakuri. Ntabwo Imana yazirikisha bikunda ikinyoma. Ijambo rivuye mu kanwa k'Imana no kurisohoza irarisohoza. Amen. Imana ifata ijambo ivuze kugira ngo ritazahungabana ikaririndisha inkoni y'icyuma. Inkoni y'icyuma niko yabwiye Yeremiya mu gice cya mbere. Nubwo uti Yeremiya ngewe ndakaze ndi Imana, nge mfite ubushobozi bwo kuvuga ijambo, namara kurivuga nkaririndisha inkoni y'icyuma. Hatazagira n'urihutaza, hatazagira n'uwitambika. Namwe mwumva iyo Mana ifata ijambo ikaririndisha inkoni y'icyuma. Abapagani buzuyemo n'amadayimoni bageze ku rwego rwo kuyifata nk'Imana ifatisha abantu ibinyoma ngo batayicika. Ibintu bibabaje, biteye isoni, biteye isesemi, biteye agahinda, ibintu utamenya n'uburyo bivuga, kuko mu by'ukuri umuraje mujye mutubwira ngo twangaga ko mugenda, ngo twangaga ko mugwa. Ubu nicyo abantu mugiye kujya musobanurira abo mwabeshye ngo mwangaga ko bagwa. Imana yacu ni nyakuri. Abantu babi b'abagome nibo bari kuyitwangisha, batubwira amagambo y'amahimbano, twategereza ibyo batubwiye twabibura tugashyira Imana aho amakosa, Imana idakora. Ariko ubundi Imana yacu irakora. Imana irakora. Ni bande bangishije abantu Imana bagatuma n'abantu batakariza Imana icyizere? Ndavuga amatsinda agera nko muri 2 cyangwa 3, tewe n'igihe mba mfite kandi mba ntagomba kurenza kugira ngo mutazajya murambirwa. Namwe twarabamenye nkayo yose. Turavuga ibintu, turababwira, turamara kanya ati bibaye byinshi, twarabamenye. Niyo mpamvu turajya tuvuga iminota mike mwumva byibuze mukayisoza. Yego. Turakora ijanisha tugasanga urareba ikiganiro iminota 5, urareba ikiganiro iminota 7, urareba ikiganiro iminota 6. Nibiki byabateye mwebwe? Ubu mufite ikibazo. Kureba filime ukayisoza, ukareba seri ya mbere, ukareba iya kabiri, ukazagera kuri seri ya 500, uyisoza nta kanyuguti. Niyo umwana gusa kurije hakagira akagucika uyisubiza inyuma. Sinzi ikibazo namwe mufite. Abantu mubona tutarwaye indwara ikaze. Iminota 30 y'ikiganiro kivuga ijambo ry'Imana ikurambira gute? Ni gute kurambiye? Urumva atari utudayimoni turi kugenda dushimashima abantu, dutuma iby'Imana bumva barabirenzwe, barabihaze, batakifite umwanya bituramo. Nta mwanya bituramo abantu bafite. Tuvuga ko ari ubuzima, tuvuga ko ari ugusirimuka, tuvuga ko ari iterambere, tuvuga ko ari ukugwiza ubwenge. Ubwo bwenge bwahaza iby'Imana kugera ku rwego umuntu adafite umwanya w'iminota 40 wo gutegera amatwi ijambo ry'Imana. Ubwo bwenge buva he? Ko ari ubwenge bw'inyamaswa abantu bumwe Yakobo yavuze. Birababaje gusa, birababaje. Ngaya matsinda
iyo abantu bateje imana, bateje abantu kwanga imana no kwitakariza icyizere. Hari itsinda twasomye muri Petero mu rwandiko rwa 2 ryitwa abigisha b'ibinyoma. Abigisha b'ibinyoma bigisha ibintu by'ibinyoma, ibintu bapfundikanije, ibintu utamenya aho babikuye. Uratumira umuntu ngo azabwiriza abakirisitu, yagera imbere ati ndumva umwuka njeho, muzana igiseke. Ati Imana ivuganye nanjye ko tugiye gutamba igitambo, gutambira Imana igitambo. So iyi ndushye nibwo butumwa Imana ihaye koko. Hari iterano rimwe nari ndimo, narababaye. Ubu nimujye mubona umuntu avuga ababaye, si izindi kamere dufite. Nari ndi mu iteraniro rimwe, nicaye ndirimo nk'umukirisitu wicaye ncunganye no kumva ijambo ry'Imana ry'umutumirwa wari watumye. Ntibamuhaye umwanya wo kwigisha. Abakoze amahano ya mbere, iryo torero, urwo rusengero nari ndimo, gahunda y'icya 10 n'amaturo bitangwa nyuma y'ijambo ry'Imana. Nyuma bakimuha umwanya ahita aturisha icya 10 n'amaturo atarabwiriza. Mbwira umuntu twari twicaranye, ndamubwira ntuye mugabo ni umunyamitwe. Ubwo aturishije icya 10 n'amaturo mbere atabishinzwe, ni umushyitsi hano, azanye amabwiriza ye mashya, ahinduye gahunda z'uko hano bigenda. Uba afite gahunda yo kuza gusahura abantu nk'amafaranga amaze kwigisha. Ndabimubwira, ndabimuteguza. Siko byagenze. Amaze kubwiriza mu cyimbo cy'uko yagasengeye abanyabyaha, ababwiye umudiyakoni ati muzanire ikibo hano. Cyakora abadiyakoni narabemeye, banga kukimuha. Muzanire ikibo hano, banga kukimuha. Afata umuririmbyi wari wicaye muri korali utari umudiyakoni, tinyihere kiriya kibo. Cyakora isoni zaramukoze uwo munsi. Isoni zaragukoze, aho urubyumve. Ntabwo nkuvuze izina, ariko ubyumve zaragukoze uwo munsi. Barakizana, abarahamagaye, muzana amafaranga. Abatangiye utuntu tw'ubuhanuzi dupfuye. Mbonye Imana igiriye abantu neza. Mbonye Imana ihinduriye abantu amateka. Mbonye Imana ikijije abantu. Mbonye Imana ikubiye abantu. Ibakubiye kangahe? Petero muri rwandiko twasomye, wigiye imbere gato, yaranditse aravuga ngo abo batindi, abo banzi b'umusaraba wa Kristo bashukashuka hunga, bagenda bahunga icyaha, barabashukashuka ngo bakabizeza umudendezo, kandi nabo ubwabo ari imbata z'ibibazo. Kuko icyanesheje umuntu kiba cyanamuhinduye imbata. Barizeza abantu amahoro batagira, bakizeza abantu ijuru batagira, bakizeza abantu umugisha kandi baravumwe. Bigisha muvuga amagambo y'amahimbano. Ndabatangariza ko mufite ishyano. Kuvuga amagambo y'amahimbano kugera ku rwego abantu babike amasezerano y'amahimbano. Imyaka irashize, barategereje, barahebye, bahindukiranye Imana bati waratubeshye, batakarije Imana icyizere. Mbere y'uko Imana ikubita aba bagenerwa bikorwa, izakubita mwebwe mwababeshye, nimwizaheraho ibone kubakomereza. Ngiryo itsinda rya mbere, nabigisha b'ibinyoma bavuga amagambo y'amahimbano. Kabiri, n'abahanuzi. Kandi aya matsinda ndi kuvuga
mwibuke ko akubiye muri kode y'imihamagaro igera muri 5 Kristo yashyize mu itorero. Satani n'umuhatari yakoze kopi neza y'imihamagaro ya Kristo iri ukuri itangwa n'umwuka wera. Aha bamwe kuba bigisha, Satani nawe afite abigisha. Aha bamwe kuba intumwa, Satani afite intumwa nawe. Aha bamwe kuba abungeri, Satani afite abungeri. Aha bamwe kuba abahanuzi, Satani arabafite nawe. Aha bandi kuba ababwiriza butumwa. Ayo matsinda uko ari 5 Kristo arayagira na Satani arayagira. Abahanuzi, ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu gice cya 24 umurongo 23, yo niyo waheraho hafi no ku murongo wa 2 n'uwa 3. Yesu yaravuze ngo bana banjye mwirinde he kugira umuntu bayobya, kuko hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma kandi bazayobya benshi. Aba bahanuzi b'ibinyoma ni iki bavuga? Bavuga ibinyoma, babibwira abandi, babibwira abantu, babibwira abakristo, babibwira abashaka gukizwa. None iyo babibwiye abantu, harya nababwiye abajya bavuga ko Imana ifatisha abantu amasezerano itazasohoza. Hari n'akandi nako muzakumva ngo rwose ngo isezerano ngo niyo ryaba ryaravuzwe n'umuntu abyihimbiye ngo Imana ngo irabikora. Imana ni umuterankunga w'ingegera zose zibeshyera ngo izikure mu isoni ngo ibyo zivuze bibe. ngo niyo ryaba ryavuzwe n'umuntu ngo Imana ngo irarishyigikiye. Umuntu azakubeshya Imana ica inyuma ati reka mushyigikire mbikore. Kuko mu by'ukuri tujye dushyira ibintu no muri logique, dusesengure, tuzanemo n'ubwenge. Ntacyo yari ubwenge bwiza, ntacyo butwaye. Tuzanemo n'ubwenge, twe kubinjije. Nzaza nkubeshye Imana ituruka inyuma intera inkunga ibikora ibyo nkubwiye. Imana inshyigikire nakubeshye ntibishoboka. Ikizabaho niba nkubeshye, uzategereza bya bindi nakubwiye uhebe. Nubibura uzabishyira ku mutwe w'Imana. Nta nubwo uzabishyiraho nge misago uvuga uti cya misago cyarambeshye. Uzabijyana ku Mana. Hirirwa Imana yabwiye burya none dore bibayeho. Yari yambwiye ko nzashaka narengeje imyaka 28 narangiza 35. Nusanga uwaguhanuriye azakubwira ko witwaye nabi mu masezerano, azakubwira ko wakoze ibyaha ukitwara nabi. Ariyo mpamvu 35 yuzuye ari kwidefanda by'amafuti. N'Imana ivuga kugera ku rwego uwibwiye uwivuganye nawe niyashidikanyije ibikora, isoni zigasigara ariwe zikora kuko atigeze yizera, ariko Imana igakora. Urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo igice cya 2 umurongo wa 10 na 11. Nubwo abantu batakizera, yo ihora ariyo kwizerwa kuko itabasha kwivuguruza. Mbwiye Aburahamu ko nzamuha umwana, Sara aramushuka aryamana n'umuja, ntikiri bumbuze kumumuha. Ndi Uwiteka navuze ijambo ndaririnda. Cyakora Aburahamu isoni zizagukora kuko waciye mu isezerano. Tiwihangana ngo ndindire neza. Cyo ni kigaragaza ubudahangarwa bw'Imana, igishorera ijambo kugera ku rwego no gushidikanya kwawe kudashobora kwibuza gukora. Cyakora ugasigara ufite ikimwaro nyuma. Urabeshya umuntu ngo mpamvu ngo nari nakubwiye ko uzashakira 25 n'umunani ukaba ugize 35 ngo nuko utizera kwawe. Wagiraga yizera amanika amaguru mu kirere? Wagiraga yizera ry'ibiti cyangwa ry'ubutaka? Nibwo ari kwemera ko yizeye? Kwizera kurenze ko yabyakiriye ibyo umubwiye nukuhe?
ngaba abahanuzi nk'itsinda rya kabiri riteye abantu kwanga Imana no kwitakariza icyizere kubera kubabeshya. Gatatu, ni abungeri babi. Abungeri babi bashaka ubwinshi bw'abuzura insengero. Abungeri babi bashaka ubwinshi bw'amaturo kugera ku rwego bashyiraho abakomisiyoneri mu nsengero zabo bo kujya basahura abantu. Ibi ndabibabwiye nyobowe n'umwuka w'Imana. Mwabungeri mwe babi, mwashyize abakomisiyoneri mu nsengero bo gukora abantu mu mifuka. Muzabibazwa. Murajijisha ngo abantu batamenya ko ari mwe byavuyemo, mugakorana n'abakomisiyoneri b'ibisambo bagasahura abantu ibyabo. Abantu bagategereza impinduka z'ubuzima bakazibura. Muzabibazwa. Abungeri babi, muzabibazwa. Ngiryo igitsinda rya gatatu, ni abungeri babi. Abungeri babi babeshya intama kugera ku rwego bafatikanya n'abakomisiyoneri baba mu nsengero b'inzererezi, bakunde basahura ibintu by'abantu. Imana ibadufashe, Imana itugirire neza, Imana iduhe kuba maso, kuko abanyabwenge bubaha Imana Bibiliya avuga ngo ibyo bazabirokoka, ngo bazabirokoka. Ko Daniyeli yahanuye bazabirokoka. Abantu bazi Imana yabo, abantu bazi Imana by'ukuri, batumva Imana mu magambo. Abantu bazi Imana bakurikiye bakorera. Abo bagome ntibazababeshya, abo bagome ntibazabayobya ngo bikunde. Twicare hasi twegera Imana, nayo izatwegera. Turwanye Satani, Satani azaduhunga. Amen. Imana ibagirire neza. Taha nzababwira ingaruka ziremereye zije zisohoreye aya matsinda, ziremereye. Iki kiganiro nababwiraga ko abantu benshi batewe kwanga Imana no kwitakariza icyizere n'ayo matsinda atatu. Abizeza ibintu kandi atari Imana ibivuze. Kuko nari nakiriye ko ari Imana, none ndi kwibaza ku Mana, mvuga ko yambeshye. Ubu tugeze, reka nsoreze kuri aka kantu. Muzi ko tugeze igihe, uyu munsi tugeze igihe, kubera ko Imana igifite n'abahanuzi bazima. Tugeze igihe n'ubuhanuzi buzima Imana ivuze tubupinga kubera kubwitiranya na babandi. Murumva ingaruka byatugizeho. N'Imana isigaye ivuga ariyo ivuze, ni babandi buriya. Murumva ingaruka. Tugiye kuzagera ku rwego isi twubararira tutabimenye kandi Imana yari yavuze. Kuko yavuze, kubera kubeshywa kenshi tugera ku rwego rwo kumva ko nta muhanuzi muzima ugihari. None bitumye n'umuzima aravuga ntibamwumve, n'umuzima aravuga ntibamwumve. Izo ni ingaruka z'abatubeshye kenshi, bituma n'umuzima tusigaye tumufata ngo wapfuye. Imana iturengere. Ndagira ngo mbasengere Imana, ariko ndabasabye kubw'imbabazi z'Imana, ndabinginze mwe gushyira ibyaha ku Mana yanjye, mwe kwishyiraho ibyaha ngo yarabahemukiye, yababwiye ibyo itasohoje. Hoya, ni mwihane, musaba Imana imbabazi, kuyitotombera, kuyivovotera, kwirirwa mwibaza ku bya, mushyira agapira hasi mubwira Imana ngo Mana utubabarire, dusanze ari abantu batubeshye
kuko wowe ijambo wavuze uraririnda niyo ryatinda rigasohora. Bantu mwibazaga ku Mana, ntimwongere kwibaza ku Mana yanjye. Ni Imana ivuga kandi igasohoza. Nitwa Misaga Ruferedi. Iyo unkeneye tugira abantu inama, dufasha abantu mu buryo butandukanye bw'impuguro n'iki, ntaba bigisha tuba turi kuvuga, yaca bugufa tuzuyemo n'imyuka mibi turaganira tukamugira inama, kireke yuzuyemo n'imyuka mibi nyine turamwihorera, ko umuntu amaze guterwa n'imyuka mibi yumva nta n'uwamuhugura, ariko umuntu w'Imana muzima yemera guhugurwa. Nanjye mubona hari ahantu mwamfasha, mumfashe rwose, mubyandika no muri comment, nta kibazo, ndabyumva rwose, turanazisoma. Kontakte zanjye ni 0784524247. Reka mbasengera Imana, nkore Imana bane namwe. Mana nziza, ndagushimiye ijambo ryawe ni rizima kandi ni iryera. Data tubabajwe cyane nuko abantu tugutakarije icyizere kubera batubeshye. Tugeze ku rwego tugufata nk'Imana idashoboye kubera batubeshye. Tugeze ku rwego abantu bakwanga bakigira mu bapfumu, katwigire mu bapfumu byibuze nibo bapfa kugerageza kubera abantu batubeshye. Mbe ndetse abo babeshya kuko muzibonanira. Ndasengera bano babeshywe n'abari kubeshywa, Mana bakore ku maso. Uwababeshye ejo bundi ntazababeshya. Uwababeshye uyu munsi ejo ntazababeshya. Wabwiye itorero ryitwa Efeso, uraribwira ngo Efeso we, nakubonye nk'ubushobozi bwo kugenzura abiyita intumwa ukamenya ko ari ab'isinagogi ya Satani. Duha ubushobozi bwo kugenzura abatubeshya, tumenye ngo uratubeshye wowe. Umuntu natubwira tuvuge ngo oya, Imana yanjye nzi uko ivuga. Tuhe gucayura no gutandukanya amajwi y'abadayimoni n'ijwi ryawe. Tuhe gutandukanya ijwi rya marayika w'Imana n'irya marayika wa Satani. Ubwo bushobozi buduhe, ibyo bizatuma ubuzima bwacu bwose tugendana ibintu bizima byavuzwe n'Imana, tutagendana ibicupuri muri agenda zacu. Babarira umuntu wese wari umaze igihe kwitotombera yibaza ku by'amasezerano yawe, umubabarire kandi umugirire impuhwe n'ibambe, wongere umugarukeho maze uvugane nawe binyuze mu ijambo ryawe, umuremere amashimwe, umureme mu ibyiringiro, wongere umubwire ngo humura, nzabana nawe kandi nzakugirira ibambe. Urakoze kuko uri Imana itwumva kandi ikadushyigikira. Reka icyoro gikomeze ikibi cyawe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amahoro y'Imana bane namwe. Urakoze cyane, Imana y'amahoro iguhereze umugisha kubw'ubutumwa bwiza uduhaye, kandi Nyagasani azaguhe ubugingo. Amen. Ubugingo bukomereze kududubiriza muri wowe, ukomeze uvuge ukuri mu gihe nk'iki, ushyireho itafari aho ritari, Imana izabiguhembera. Yesu rero akwiteho. Hanyuma wari udukurikiye, nimutarakora subscribe, ukora subscribe, share ndetse na comment. Nimero za telefone yazitambukije, wamuhamagara mugasengana, wamuhamagara mukagirana inama, wamuhamagara ukamugurira amazi, mwafashanya mu buryo butandukanye kuko ni umukozi w'Imana. Shalom.